Muraho neza mwese ba pioneers, ni mugire Pi2Day nziza ya 2025. Muri iyi video turi buvuge ku nkuru zikomeye zatangajwe n'itsinda rya Pi2Day team kwa 28 Kamena uyu mwaka wa 2025 ku munsi wiswe Pi2Day. Hari ibintu byinshi bishya byatangajwe harimo nka AI studio, staking ya Pi, migration ku ba pioneers bari barabaye blocked n'ibindi byinshi byavuzweho. Ni mucyo tubiganire. Icyambere kibanzweho ni intego ya Pi muri bihe bya artificial intelligence. Pi network yemera ko AI na blockchain bigomba gufatanya mu gukemura ibibazo abantu bafite. Aho abandi barebera gusa kuguha AI decentralized data, Pi yo irashaka ko umusaruro wa AI ugera ku bantu nyabo. Niyo mpamvu bashyizeho uburyo bushya bwo gufasha buri muntu kubaka application atarinze kuba umunjeniyeri mu bya programming. Kubw'ibyo rero muri ecosystem ya Pi hongewemo application yitwa Pi App Studio. Iyi ikaba ari application izafasha aba pioneers gukora ama application abafasha gukemura ibibazo bahura nabyo mu buzima busanzwe. Application zishobora gukorwa mu buryo bubiri bukurikira. Uburyo bwa mbere, gukora chatbot yihariye ishingiye ku bumenyi bwawe. Uburyo bwa kabiri ni gukora application ukoresheje amagambo y'abantu aho gukoresha code. Iyo umaze gukora app yawe urayikopiya ukayisangiza bagenzi bawe, bakaguha feedback ugakomeza kuyinoza ukoresheje Pi App Studio. Icya kabiri mu byatangajwe ni staking ya Pi apps. Ubu ushobora gustakinga Pi zawe mu gushyigikira application ukunda, ukaba wakungukirwa agera kuri 40% mu mwaka. Icya gatatu ni migration na KYC byavuguruwe. Kuri Pi2Day 2025 hatangajwe ko abantu barenga 500,000 Pi zabo zari zaborokowe ziba migrated kuri Mainnet wallet. Ibi bireba abari barakoze KYC ariko bakagira imbogamizi zituma batabona migration. Kandi Pi network yashyizeho API servers zihariye zifasha migration kuba vuba kandi neza. Niba uri mu batinze kubona migration, fungura Pi app yawe ujye kuri Mainnet checklist urebe ko batagusubije KYC. Nubona wayihawe ukore ibisabwa, Pi zawe zirahita zijya kuri Mainnet wallet. Kuva aho Pi irocingiye open Mainnet kugeza ubu abantu barenga miliyoni 3 bamaze guhabwa migration, mu gihe abarenga 500,000 bari barafungiwe bakomorewe. Icya kane cyatangajwe ni Onrampa yashyizwe muri Pi wallet. Onrampa ni uburyo ugura cyangwa ukagurisha cryptocurrency ukoresheje amafaranga asanzwe twita fiat, urugero nk'ifaranga ry'u Rwanda, amadolari n'ayandi nkayo. Muri make ni umuyoboro winjiza abantu mu isi ya Pi network bakoresheje uburyo busanzwe bwo kwishyura nko gukoresha mobile money cyangwa se amakarita ya banki. Ubu ushobora gukoresha Onrampa muri Pi wallet kugira ngo ubone serivisi zemewe za fiat to crypto. Icya gatanu ni Pi node yavuguruwe, ubu ngubu ikaba yitwa Pi desktop. Ubu ngubu iri guhuriza hamwe ama application ariyo Pi node, mining app ndetse na Pi app studio. Pi node na application ifasha kugenzura ibikorwa bya blockchain ya Pi, harimo gutanga confirmation, gufasha kuri consensus no kugenzura imikorere ya network. Aba pioneers bayikoresha kugira ngo bafashe kuri decentralization ya Pi network. Pi mining app, hano niho ushobora gukora mining ya Pi ukoresheje desktop cyangwa telefone.
Pi App Studio. Iyi ni application nshyashya izafasha aba pioneers kwikorera ama application akorana na artificial intelligence yabafasha gukemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Izindi mpinduka zabaye nuko application ya Pi Network yabaye resizable. Ubu ngubu ushobora kuyongera cyangwa ukayigabanya. Ibi bikaba byarakozwe mu rwego rwo korohereza aba pioneers bakoresha Pi App Studio ndetse n'izindi app zo muri ecosystem ya Pi. Icyanyuma ni Pi Ecosystem Challenge yatangiye ku 27 Kamena ikazageza ku wa 7 Nyakanga umwaka wa 2025. Ubu ni uburyo bwo gufasha aba pioneers gusura no gusobanukirwa application nshya zatangajwe n'itsinda rya Pi Core Team. Mu ntego z'iyi challenge harimo gutoza aba pioneers uko bakoresha application nshya za Pi Network, guhuza community n'iterambere rya Pi, ndetse icya gatatu hakazamo gutuma abantu bashya barushaho kwinjira mu muryango wa Pi. Iyi challenge ni intambwe ikomeye yo gufasha buri wese kuba creator cyangwa supporter mu buryo buboneye binyuze mu kwigira mu bikorwa aho kuba mu magambo gusa. Nta kindi gisabwa, fata igihe ujye muri challenge, wige, utsinde kandi ugire uruhare mu kubaka ejo hazaza ha Pi Network. Nyuma y'imyaka 6 umushinga wa Pi Network utangiye, nta gushidikanya ko wateye intambwe ikomeye. Pi2Day ya 2025 ni igihamya. Gukorana na artificial intelligence, kumurika ama application ajyanye n'igihe, migration ku bantu benshi cyane, staking, byose bigana ku buzima bw'ejo hazaza. Niba iki kiganiro kikunyuze, kanda like, share, usangiza aba pioneers bagenzi bawe. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'amakuru y'ubutaha. Murakoze, naho ubutaha mu bindi biganiro byacu.